ifu y'inono ararwana bugesero oromoshoronesha bavumuye imbogo ati mwarike barayizana cyane barayizana ngayo garukira mfizi hariya hirya mburabutu hariya byinshi by'abamara hariya hafi ya biryogo n'uwe kimisaga arahariya ariko ayo jya usoma nanjye ndasoma ayo nguko noneho ubunzanye rero yitwa yaciye ruhinga nyuma ntabwo ari yaciye ruhinga inyuma ni yaciye ruhinga nyuma bisa n'ibikugoye se ariko byose bifite aho bihuriza niyo mpamvu mari uti byaturutse hehe rero yaciye ruhinga nyuma byaturutse nyine kubaja b'umugabo cyangwa umutware witwaga ruhinga ndabaramukije rero ndabaramukije abantu bo mu rwerere za muramba ndabaramukije abantu mwese bo mu bugoyi mwese ndabaramukije ni ukuvuga ngo icyo gice cyose ndabaramukije yaciye ruhinga inyuma nuko muti byagenze bite uwo mugabo rero ruhinga yari umutware nyine w'urwerere hariya mu bugoyi numva muhumva neza nuko akaba yararugabanya ariko akiri umusore akiri ingaragu akiri mutoya igihe rero kiragera mwa bantu mwe agira gutya aravuga ati ndashaka kubaka arasaba arakwa ararongora amaze kurongora rero ngaho aho bihera byose atumira abavandimwe be bose baraza baraterana ati ndagira ngo mbabwire ikintu mugifate kandi mugifate mu mutwe nararongoye murabizi umva mada enda hano umugore araza amuhagarara impande nararongoye murabizi bati yego uyu ni umugore wanjye bati yego ndabasaba ikintu kimwe kitagira icya kabiri sinzigere mbona hari umuntu n'umwe unganiririza umugore tutazapfa ubusa bati nuko nyine barabyakira abo ni bari abavandimwe buraki atumiza inshuti zose ziraza ati mwa bagabo mwe nararongoye murabizi bati bararongoye nawe urabyumva abantu barimo kunywa nyine ati rero enda mada uyu ni umugore wanjye bati yego nagira ngo tutazapfa ubusa mwese ibi mubifate mu mutwe sinzigere nsanga hari umugabo n'umwe turi inshuti murabizi twasangira ikindi sinzigere nsanga hari umugabo n'umwe unganiririza umugore ati dore nguyu bati yego abo ntibagiye se buracya noneho hakoranya abagaragu bose abagaragu nk'umutwara hakoranya abagaragu mu rugo ubwo ndavuga aho ngaho hari harimo abozi barebana n'iby'amata ndavuga harimo abasongozi barebana n'ibyo kubaga no kotsa inyama n'iki harimo abanyenzoga harimo abahinga byumve nawe bose arabatumiza ati muze hano baraza nishobuja wanyu bati rwose databuja yego rwose databuja ati mbiyame nararongoye murabizi itegeko ndaritanze nzasanga hari umugaragu ugerageza kuvugana n'umugore wanjye nzahita munyaga kandi mwirukana nawe wa mugore we ubu byumvishe ruhinga agira ingeso yo gufuha arafureka ngo iki umunsi umwe rero ngo se wabo cyangwa mwene wabo ava ku rugendo aza kugera rero kwa ruhinga ananiwe agiye atereka njye kubaramutsa ariko mbasabe n'inzoka ntumva anyurayo hageze arasuhuza baramwikiriza bamwikirije aragenda asanga ni umugore wa ruhinga uhari umugore wa ruhinga aramubona n'umuvandimwe w'umugabo we amuha inzoga yicara nk'hariya umugore yicarira nk'aha
atangira kunywa ku gacuma aranywa. Mu kanya gatoya Ruhinga arahinguka, arahingutse ahita arabisha araza mwambura agacuma aragenda arakubita agahinduka ubumene nta nubwo wakuramo uruhu. Arangije agiraho umwene wabo aramushushubikanya mbira mu rugo mbira arashushubikanya arenza ku irembo aragaruka ati nta soni wa mugore we arahekengira ati zinga ibyawe byose uhita ugenda umvire mu rugo. Umugore aramusenda ndakubeshya se aramusenda abaho ngaho aza gushaka undi mugore wa kabiri. Umugore wa kabiri we bapfuye iki asanga aganira n'umugaragu arongera arabisha ararakara nawe agira ate umugaragu aramunyaga nk'uko yabibabwiye. Umugore agira ate umugore nawe aramusenda ntibabaye babiri. Hacigerera ashaka umugore wa gatatu, ariko mu gushaka umugore wa gatatu muzi byari byarabaye yafashe ikintu cyitwa umugaragu wese wabaga mu rugo rwe arababwira ati mugende aka kazi kazakora abandi. Babandi nakubwiraga basongoza babaga bakakaza inyama baba bagore agira babandi bita bari bashinzwe iby'inzoga baba bagore, abo guhinga baba bagore. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byakoraga baje abagaragu baca mu rugo rwe kubera yuko hari umugaragu wamuvugishiriza umugore. Wumva ibyo gufuha. Nuko ashaka umugore wa gatatu. Umugore rero araza amategeko akaba yazi, noneho bene wabo nabo bakaba baragiye bamuganira bati mwihorere tuzamwereka. Nuko haza mubyara wa Ruhinga rero araza abwira abaje ati rero urabona ko Ruhinga afuha ariko ndashaka kuzamukorera ibidasanzwe. Abaje bati gute se? Ati mwebwe buretse nkwereke, mwebwe muzanyuriza urugo muzancira isiri kuri uriya mugore we nurira urugo ngwe mu gikari tuganire. Ubwo se mpamvu bakoraga gutyo Ruhinga noneho gufuha byaramurenze afata umwambaro atamika afata icumu afashe inkota ye imbugita ashyiraho ubundi akajya yicara ku irembo. Akajya yicara ku irembo avuga ati hagira uza gusa ngiye mutera icumu ngewe hagira uza murasese. Yicara ku irembo noneho wa mubyara we abijyaho inama n'abaja. Nuko umunsi umwe yagiye kwicara ku irembo ngo ategereje uza kumuganiriza umugore yarakaye yabishe, undi yurira urugo agwamo imbere ajya kwiganira n'umugore. Baraganira ikinwanwa kibiyo baraseka ibi ubwo nawe urabyumva bari kuvuga bati ubu cya Ruhinga kiri ku irembo nacyo ngo gitegerejeho kirasikize reka rero azagira cyangwa akenera kunywa itabi aza gushaka igishirira. Urumva ntawamugereraga mu gikari abaje kwirebera igishirira akihatunguka abona mubyara we akimubona agira ati kamara ari mukubita ati wanyana y'imbwa ntagiye ariko umuntu azajya yirongorera umugore abandi baze kumuganiriza. Ararakara kumva undi ari gusamba abantu barahurura induru iravuga abantu barahurura. Naho Ruhinga wari ku irembo yagiye kwitotomba ati umuntu yirongorera umugore nibarangiza bazanga ngo baramuganira babaga kandi umuntu yapfuye ntabwo yigeze ababazwa nuko mubyara wapfuye, ababazwa nuko baganiriye umugore we. Nuko ibintu biradogera abantu uje wese akajya baza turiya azize iki bati yaciye Ruhinga inyuma nuko ajya kumuganiririza umugore. Bandi bati byagenze bite? Aterega yaciye Ruhinga inyuma yurira urugo agwamo imbere ajya kumuganiririza umugore. Nuko bibaho ngaho barashyingura inkuru irakwiriza iva za Rwerere iragenda igera za Rubavu irakomeza igera mu Bigogwe irazira renga ikwira u Rwanda rwose. Noneho mu gukwira u Rwanda rwose urumva ko uwo mubyara we yari yamuciye inyuma, yari yaciye Ruhinga inyuma. Biza kureka kubiryo barabifatanya babyita ngo yaciye Ruhinga nyuma. Uri urabyumva se? Guca Ruhinga nyuma rero ni ugukora ikintu nyine umuntu yari yarakubujije cyangwa se yarakugomwa ariko ukaza kugikora unyuze mu yandi mayeri.
ntabwo se abantu baca ruhinga nyuma yarakurangiye nk'ikiraka cyangwa se yarakurangiye wenda nk'ikibanza ngo ari umukomisiyoneri ukamuca ruhinga nyuma wowe ukajya kwikaturiza atabizi. nuko ntaho byavuye biba ijambo rimwe yaciye ruhinga nyuma. Kaya nguko